Yishikambasuda kandi bifurize ibihe byiza abakunzi ba TV3 Rwanda, batwizere ko mumeze neza na none aho muri mu bice binyuranye by'isi ubuzima ari fresh sana. Nkuko mubibona inyuma yanjye background ifite ni kuri stade y'akarere ka Musanze ubworoherane, ahagiye kubera igitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival. Nkuko nimugoroba nawe babwiye turimo turareba uburyo ki sound check y'abahanzi bagiye batandukanye yarimo irakorwa uyu munsi no kwa gatandatu, ubwo igitaramo nyizina kigiye kuba. Abahanzi bamwe bamaze kuhagera arubwo hari abona nabona muri backstage, ariko bose baza kuba bahari nkuko byateganyijwe na MTN Iwacu Muzika Festival. Nkuko ko igitaramo gitegurwa na EAP kufatanye na MTN ndetse na Primus nk'umuterankunga utumira umushyitsi watwaye Primus Guma Guma Superstar mu myaka yatambutse. Nkuko mubibona urujya n'uruza ahanga mu karere ka Musanze ni rwinshi, abafana b'abahanzi batandukanye barimo barinjira muri stade, buri wese afite uwaje gushyigikira. Ariko reka mubwire ko igitaramo ni cyiza, nawe utari waza kuri Sadanga mu karere ka Musanze, reka mubwire ko uyu ni umwanya wo kugira ngo witabire. Kwinjira ahasanzwe ni ubuntu, ahandi muri VIP n'amafaranga 5,000 byonyine. Ushaka ko ukunda ibintu bya VIP, reka mubwire ko VIP irahari rwose kandi uraza kuba utekanye n'uwawe bazo kwa mwasukanye. Reka mubwire ko abahanzi bagiye guperforminga mu kanya kari imbere, harabanza performing abahanzi bo mu karere ka Musanze kugira ngo babashe kubahereza platform ko bazamura impano zabo. Ariko sibyo ngibyo harata performing abandi bahanzi mwabonye kuri affiche, harimo umuhanzi Amalone araza ko performinga neza cyane, harajyaho umuhanzi Roskana, harajyaho umuhanzi Marina, harajyaho umuhanzi Kivumbi, harajyaho umuhanzi Chris Easy, harajyaho umuhanzi Davis D, harajyaho n'umuhanzi Riderman Riderzo, nawe araza kuba ari muri kino gitaramo nk'umuhanzi mukuru umutumirwa kuva muri Primus Guma Guma Superstar mu gihe cyarangiye. Ndagira ngo ubwe yuko turi hano nka TV3 Rwanda kugira ngo ubashe kuba wakwenjoyinga update kugira ngo tubashe kwereka stage ya buri muhanzi uko iraza kuba yitwaye. Wicyo usabwa nuko babona kandi subscribe banga kuri TV3 Rwanda niba ari ubwa mbere ubonye kino kiganiro, cyangwa niba ari ubwa mbere ugeze kuri TV3 Rwanda, kugira ngo ujye ubashe kubona ibindi biganiro TV3 Rwanda igutegurira. Ndagira ngo ubwire yuko ushaka kuba dusura kuri platform dukoresha kuri Instagram ni TV3 Rwanda, kuri X ni TV3 Rwanda, ndetse no kuri TikTok ni TV3 Rwanda, ndetse na kuri Facebook page ni kuri TV3 Rwanda. Ariko nanone ushaka kuba ufite igitekerezo, ushaka kuba watwandikira ukatubwira ibyo wifuza ko wakora natwe imishinga igiye itandukanye. Imiryango irafunga kuri TV3 Rwanda. Reka ndashimire, reka bizeze yuko update tugenda tuzibahereza. Njye muri kumwe ni Alpha Tamis nibisanzwe. Nzi biti simani. Sawa. Muze fresh. Aribi. Aho turi mu karere ka Musanze, uko mu karere ka Musanze. Oya ntabwo nkomoka mu karere ka Musanze, mu rugo ni Nyabihu. Mu rugo ni Nyabihu. Kuri kamera. Mu rugo ni Nyabihu, nuko nyine mba nageze Musanze, niga Musanze ariko mba naje no gukurikirana MTN Iwacu Muzika Festival. Umaze cyane gukurikirana ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival. Oya ibindi byatambutse nabikurikirana kuri social media, kuri TV3 niho nabikurikiranira, ariko nyine ntabwo nageze ahantu hose MTN Iwacu na Muzika yagiye ibera za Nyagatare, ariko hani Musanze kubera yansanze mpariho nayiragije kuyikurikira. Waje uje gushyika ko MTN Iwacu Muzika Festival kuri cyo bashyizemo abahanzi benshi cyane, abahanzi bagera ku bahanzi 9 ndetse n'abandi b'inyongera bakomoka mu karere ka Musanze. Wowe waje gushyikira wewe muhanzi? Njyanye ku muntu bita Kivumbi King, Chris Easy, Amaroni, n'abantu njyanyeho kabisa. Yego n'abandi ndabashyigikiye, ariko n'abantu njyanyeho cyane. Umuhanzi wumva uprefera cyane gusubya abandi vuga tukabishyira umuhanzi byanga byakunda ari gutwara komerera stage nziza, stage itekanye itunganye, niyo muhanzi uvuga tukabishyira ngo yebana nabi kuri stage batanitaye. Umuntu udukubita stage yadanje muri amwita Chris Easy, yahageze ibintu bitabihinduka kabisa, udukubita stage iri kuri level hejuru cyane. Reka tushimire. Sawa.